Hello. Hello, baby. Guhishwe. Izemo. Tumukora. Ushobora gukora. Uko mu cyaro kure cyane. 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 Meze neza. Meze neza. Meze agatebe bicare. Ewa. Zibitekerezo nari mfite. Niko utari buze wambeshye ko yaraye. Siko twayobye. Ahantu wagiye ni kure aramubera. Sinibuze wabaye bese nakurambiye neza. Twayobye. Uri gumera hari amvaka y'ahantu. Meze neza. Gusa. Ko warahindutse mana. Ahindutse bite? Umubare keza. Nakoze. Nawe ariko niko bimeze. Okay. Twajya ngo narahindutse nasiri. Ubwo nagira ngo uzane umugore usigaye uri kumushisha mu amagare ni ngomba kuzana mbere. Ndabizi gusimbukira ko neza. Kwajya ngo nabukiye. Nese boreshe imisinga tutavugana tutagiye. Ahantu wimukiye sharabiye. Imisebere aho mbarinyisha. Kajya ngebiri ngo ku bantu bakundana bari bari nk'umwaka. Ahantu wimukiye haraguhinduye cyane. Okay. Nanjye namukumbuye. Ntekereza cyane. Wanekezaga cyane. Nese ko twicaye hanze. Kugira ngo tujye mu nzu. Ibyo byiza. Ndashaka kubera akazuba n'ikikakora se mfata akayaga gakeya. Kandi turajya mu nzu. Okay. Ubwo niko wabihisemo. Ariko njye numvaga twajya mu nzu tukaba twicaye mu nzu. Nta kibazo. Ese undi muntu uri? Oya nta wundi urimo nta kibazo. Nuko ngira ngo nawe wanze ufata akayaga gatoya. Baby. Ndishimye kabisa. Nanjye ndishimye. Numvaga ko utari seriye nimugoroba mpamagara umubwira ngo nze gukureba. Ibaza ntabahisiriye kuri seriye. Cyangwa wumvaga mubesha ko n'imukiye kuruta hasi. Numvaga kuri kumbeshya kubera ko twabipangaga n'ubundi bifite birangiye. Numvaga ko n'ubundi biri bihita birangira ako kanya. Okay. Kuri mu nzu. Okay. Nzi kwitegereza. Mbone ntabwo mubona ntabwo uri gufura urabona ni mandaki uzajya uvana imiteka aho ngaho amazi cyane ko yakwishe mu mutwe niwe ugufurira wa mukobwa wari uhari niwe wagufuriraga umwana we nakanebye n'umusaruro niba ndakora iki ndiga ni ukubona uvuga ubundi se ubu wigeze wiga gufura hari ishuri ziba ryigisha zo nzajya kuziga none se umuntu akora azi gufura Kundi bamubajya mubwira ati ngo fura gutya byagenze gute. None kubera ko nyine mwene musanzwe wani mukozi ugufurira buri kimwe cyose. Ahubwo imyenda nimba utayituje simbizi. Nyihera isabune. Nanga amatiku mujye ubu mukozemo gatwikura ntabwo mwakoze ibyo muri cyangwa bajya kugura imyenda wifuje. Muri ibyo turabona Ukanya mu maraje atubwira ati ngo twayifurije kandi ari wayifurije. Oya yumva ngenda furi yanjye. Nayifashe mu kabisanga mu bundi bufurira imyenda naga ari umwana uyoboye gufura yifurije cyangwa. Dore ahubwo n'ingo irakomeye ntabwo nawe. Are. Agasije babyita gutya. Ahubwo n'uyu muri yose wawe. Ari imyenda yasoje gashira mwanga. N'uwo ukure. Ana kare ngira ngo wabonye muri getani hano nibera. Shindikwa none narasirimu. Zuko cyagiye urabizi ko araraga hasi. None narimutse bitagenda ngo ibikoresho byose. Yego. Nsimeze tutesha. Ameze neza. Cyane pe. Siko ndi kubona ufite ubwoba. Twiki. Uzi. Wo. Ko uje kunsura. Ntabwo mbizi. Uso ko imwe n'ingofero. Nta kibazo gikoresha. Ndaza no kubishohera. Ntabwo. Sinukubye cyo kundi ngofero bana. Sinzi ndabisura muri kitageze. Neza nabi. Tugeze mu gihe cy'izuba niyo mpamvu. Yego. Shani namukumbuye. Cyane. Namukumbuye. Bene. Gahunda subiza. Kandi nzite. Ikintu cyane shampiyona nko kuzajya bigira umwana.
wabayuretse kubera iki se kubera iki tukumvaga kandi ushaka Nigushize umwanya munini. Aya. Ndetse ko nikoresha gasho. Kunari kubisha. Sure. Ndumva shaka twana kuganira. Tuganira iki? Nje no tuganira. Twari dukumburanye nako bize. Wallahi none ndapfuye. Nusira ngo twaganiriye hanze. Numva ibiganiro bigomba gukomeza cyane. Nyine n'ubundi mu buriri mane turamukoreremo. Okay, that's right. Rero wakase kuri kumwe mu pera wambaye n'amakara k'iva mu gukorera amashu. Yizeretse cyane. Sakare mambo. Tubanza kuri mu mupira. Reka kera we. Ndabona nzabyara rwose kubera pera ko. Neza. Nese tugiye neza. Cyane nisa gutera. Ngiye amukize. Ndajyama gucyo nta kibazo. Ufite icyo kibazo? Nta kibazo ufite bebe. Mwana ngiye neza. Nshaka maze ugire. Njame gutya. Yego nyine uri. Cyangwa njame gutya. Ariko none ndapfa. Kambe. Ufite icyo kibazo? Ntusa nabona damu. Nise kumeze uko. Ajya. Kasa ndajyama ngani, ndajyama ngani. Ndajyama ngani cyane ndajyama ngani. Kisbe. Temurezi quartier. Wikwigora. Ubwiza bwawe bwahabwe bitabugaragaza ko tuyi Kigali. Hari akantu nashakaga kukubaza nimba nakugoye. Numva mvuye mu cyaro gatuya. Nahita kwivunjira rero hano i Kigali. Naturutse iriya rero bari kumbeshya ngo umuntu wari uri kumpamagara nageze Nyabugogo banyubaga telefone. Nta hantu wandangiraga. Ndetse n'uko nakaza kutenyesha kandi ndi kugusobanurira ngo umuntu twari navuye mu rugo ndi kuvugisha nageze Nyabugogo turaburana ko yabaye banyubaga phone agatelefone kanjye bajyana n'agashakoshi nayo mfite mu ntoki kare karimo dukariso twanjye. Ndetse umuntu nyine wazahamagara uje kureba akazi ntabwo nyine nimero ye wenda ndi nimero ntarinyizi nimero ntabwo narinyizi mu basi se we ntabwo ufite ngutangira kose ndakikorera ajya gufura n'udukariso wa muhungu uri gitangaza n'udukariso ndadufite abantu banahumwe imirimo yose nzi kuyikora kongera dukeya hari ahantu tuvuye se wabonye gute sheri wankoreye kandi numva ndagakunze cyane barambwiye nk'ufite surprise nkibaza iyo surprise imana gusa nyine wakoze kwenda bishimiye wabyumva siko barambwiye ngo ntabwo byumva bw'ubufanta uyu munsi byagiye cyangwa ntabwo ntabwo byumva bw'ubufanta ziko natunguwe izi si mpamvu sheri izi mpamvu ni ukubera ko nawe ari cyo kinafashe kandi icyo sheri wanjye anywa nanjye nikigomba kunywa Shambe, thank you. Ese ubundi wari kwigira ibiki mukanya? Nzi ko nayo ifite ubwoba nzi ko nari bubishobore. Kubera iki? Ese n'ubwa mbere twari tubikoze? So bwa kabiri. Ntabwo ntabwo waninyonse. Ntabwo nagutinyuka neza ariko kuba nabishoboye kamushimiye ni byiza. Kuko naringize ngo hari ikintu cyabaye. Narahindutse. Nanugiye kuzageza umbomoza. Ikibazo se. Ibi nanjye numvise byari bimeze neza kurusha ubushize. Yego. Zagaruka ryari? Tuzapanga. Ndashaka kuzajya rimwe mu cyumweru. Weekend.
twatubaye umugore n'umugabo wenda nka rimwe mu kwezi Yezu Kristo kwigaranye na Mariya yaje kureba byabereye hano iki ni mu kwezi nabona bayimanze none nabo byaba byarangiye ngasanga umeze nk'uko wari umeze nifite akabaraga naka oya ubwo nari nagize ngo hari ikindi kibazo bigaruka oya nta kindi kabisa kubera ko muvugisha cyane nta kibazo nagira sho kumva naniwe cyambere mu gituza n'wanjye ko bayikeza sha akaboma bukwa ko byaye kabisa aho ndi bufure none wandeye ko ureka sha mama wawe natwe ntabyo ndi bufure ase si ibyawe cyumwana yarasoze we bane ndakubita ruganda ndagukubita ni oya we kintu uri umuhimishe mbere mwanga cyaje ufite n'iki namuri abagabo mwange kubimesa mbere twange kugufurira nde kubimesa igo araka hano usigaye agira oya ni karisa azajya avuga ngo tuyimufurire abakozi bawe ujye udufurira zana n'isabune kazi kumara isabune gusa kandi katazi no kugira urabona se ndi bumese na sabune none se umuntu afata isabune akayishyira mu mwenda umwe amasaha 10 ari umwenda umwe ari gusa basi se umwana wo kwa nuza kafite mama w'umutetesha mama wanyu n'ibyo katera inda narushye nanjye uri kubona ndi kuzengerera mu muhanda akazi kabaye ibibazo nawe nyitumiraho wenda we mbese ubu reba izi saha mbwiriraho ukuntu naba ndi kugenda gutya mu muhanda nyine mfite akazi kigali nawe mbwira nta kazi ufite reka nanjye narakabuze ahubwo se ko mbona ibaga wayobeje neza harimo icyo ugira ngo ni mugonde ebyiri wowe n'utwo dukariso batwariye Nyabugogo bareba nimba bari bazi ko harimo amafaranga kandi mbona kicyuzuye nese babikuye mu gikapu wari ugafitemo zambaraje zamfasha umwana nyare hari umbona nashyizemo utuntu twibanze two gutwara mu ntoki kugira ngo ibitugu bigiye kundomera kwihangana nawe ugakomeza nyine ukaragura ujya mu muhanda wenda turi bugibura umuntu muhura akagira ikintu akora ariko nta kintu mwije Kugiye Ukuri amahirwe dufite nuko byose bitarimo alcohol irawe ni risiti yari iryoshye ahubwo reka nze nkubaze bebe mva mu rugo mama yasigaye avuga ngo iki cyagize mu byacu ati iki gusa nyine ishiriho wenda ntabwo twaganira ibintu byinshi nabimubazagaho gusa wenda ashobora kuba hari umunsi azanganiriza pe aho gusa ikiriho reka agomba kunyishimira kuko n'umukobwa we yaranyishimiye kandi kiriho ni uko ngiye nawe tugomba gukora uko dushoboye sibyo tugakora umuryango ukomeye kandi mwiza ukabintangarugero mu bandi sibyo se ariko igihe umwenda arawukura kandi nongera kubona usubije muri iyi base ndakunoba imiteto yose afite cyo kubwira ngo ahajya mu cyo uzajya unanirwa gukora ibindi unanirwa no gufura imyenda yawe ahangaha ntabwo turi kwibebeza sheri mama we nawe uri ahangaha nureba nawe unanakubita nanjye mba nananiwe gufura n'ibyanjye byangoye ukazana n'ibyango ubundi se ko tubifuze kubera agahato n'agatunambwene badushizeho
ushobora no kwirirwa ugenda gutyo ukarara ugenda cyakoze wenda kubona urara ni nko ku kiraro nyine kiraro hehe wasanga nk'abandi bana nyine bahafashe bakahagukubitira nyine Kigali kandi nawe winera ubwoba ugomba kujya mu murwa rwose arabiye iminsi n'umugabo azize wamaye nka dese nkajya kugikirinda yakura he ndayakura he ko nanjye nta kintu nizeye kumva itatse kunyara sikinyikaragiyeho ahubwo tutaradufungiraho amaseri hari ikiramaze amahame banze gukaranga none se wanyijyanye ukangira umugabo ubu se nakugira umugabo wowe wampe soke kweza uri konsaba desa nanjye ntayo mfite turamarira uramutse we ntabwo uri ntabwo njyanjye mbakira yego ntabwo ugite ariko nyine gusengera ariko n'umuntu nyine uri bumve gutaka nako karizo najyaga nkuba buri munsi nuko se gutya bikagenda nigendere unyuze ubwo nta kintu mfashije sarakunde nyine igendere ndabakunda cyane nukuri gusa nyine ako ufite mama mwiza yego mama ukwe ni mwiza thank you mama ukwe ni mwiza cyane yego ni mama mwiza ukunda imana akakunda gusenga kavubwire ikintu cya mbere kandi nemera mubwira ngo mfite uwo muhungu ameze isi arasenga none uriya ntabwo uzi impano muzakura ku munsi w'ubu sheri no nzakubwira ariko uzaba ubizi uzaba mbizi ariko ngomba kumuha impano nziza yego Imana sinzi kumva numva ndi mu bicu noneho ikintu cyanshimishije kuba mama wanjye yaragukunze nanjye narabyishimiye kuba yarankunze akemera ko mba igicucu cy'izuba rye umugabo wanjye tugomba kuzubaka famiye tugomba kubaka tuzabyara abana bangana kandi hose Oya sheri nta kibazo babiri ntabwo twaziyemeza gatatu se sheri Imana babiri sisibagi babiri barahagije ok nta kibazo ahari ubwumvikane byose birashoboka sheri kambaye agasakeza urabizi mba ngomba kugurisha agaciro mba ngomba gusa neza sheri ndakunda nanjye reka igihe tuzaba turi kumwe uva ku kazi ukansanga mu rugo Mana binyuze mba numva nyine mbitekereza nkumva ndi mu bicu ako wagiye unegera hano basi ahubwo unyegera cyane asheri ndagukunda pe dore nk'inyogoshuri umusatsi ubwo ubundi wowe ntabwo uzi utandukanye ibisuko no kwiyogoshesha se sheri ubundi ubona ndi umuhungu mubi kuki ubu udashaka no kunyegera basi nese ubu ngubu wari ubwo nakwicaye hagati y'amaguru kandi shawe uzi ko ku rusengero baramutse babibonye abana dusenga ariko imyaka ishize ari 3 yose ugenda umbwira ibyo ku rusengero ubundi Imana Yesu kuri wa musamariya ese yavuze ngo utabikora namutera ibuye kubera iki kucyuwo sibe no kubera iki ushaka ko ibintu byose ibintu urimo ni ibiki sheri wegama hano mu gituza cyanjye sibe reka ngubwire suzi yuko na Abraham yamwegamaga mu gituza kandi bikagenda neza siko wahindutse iminsi ishize tutabonana ko mbona wabaye ndi wowe mbega nari ndi muri korali cyagiye ariko ubu ngubu ndimo kwiga nagiye mu Ibutare muri kaminuza urabizi ariko byose barabitwigisha nase kaminuza bakwigisha urukundo ariko umva ubwire reka mbanze tunifate Snapchat tuyishyire kuri X turashyiramo pompom muri negama no mu gituza wumva se wacecetse basi ukanyumva ngambwira be urabizi ibintu twasezeranye imyaka 3 irashize dukundana ni ukubera icyo ushaka kunjyana mu bintu kandi mu bintu twasezeranye
ibyo bitarimo twavuze ko duzi ko nta musore n'umwe twaryamanye